dushimiye Imana yuko twaje gutarama. Igitaramo cyatangiye mu gitondo niho igitaramo cyatangiye. Je nibwo nasumvise mu buzima bwanje, hari umugabo wari wambwiye, yicaye hano arambwira ngo nzogutwara kuri moto yanje ngutwaye mu gitaramo. Naje ndamumangayingaza ati wa tuje gutarama. Bwira natugende. No kwikosa. Urebe uyu munsi ni kuchomera. Kuchomera neza. Ndibyane. Kuwa kabiri nari Kigali. Kuwa mbere mzuka mu gitondo mvuga ngo ngiye mu kazi. Fata akagari kanje ndavuga ngo ngiye mu kazi. Saa 12. Bwana sifi. Amen. Saa 12. Haleluya. Amen. Saa 12 ndamanuka ngere hepfo kuri banuka. Noneho nyambanukira mvuga gute? Yes. Igare rigira amategeko menshi ariko zimwe rimwe. Ibyambere rigira amategeko menshi, iryo nzi riravuga ngo ntabwo riso gukubita hasi utari mu bantu. Ayo niyo mategeko ya bitwaye imyaka myinshi. Ariko iyo ugeze neza mu bantu neza amaso y'abantu benshi, aho ngaho neza ni muri finale yo kugwa hasi. Bwana sifi. Nirazamukana ibyo ndoshobora gukora noma nirabikoresha ibi. Ukuguru kumwe kuragenda iriya ayo niyo mahirwe yacu. Nukuvuga ngo iyo tutagenda uku nguku ndi kuba kuri nayo niyo mahirwe twaragiye nyine kugumiyo. Kuguru kwatamye Imana. Imana izaturinde kandi Imana izaturinde. Haleluya. Tugiye kunywa ku maraso ya Yesu. Haleluya. Amaraso ya Yesu. Ngira ngo nari nawe muri Karuvali ejo bundi. Ngira ngo niyo nari hayahinda mu rugo. Zamuri Imana icyuma. Amaraso ya Yesu. Atugeraho twese. Twasomye ijambo inkuru za Nehemiya. Nehemiya ni umwe mu banyagano bavuye mu gihugu cy'Isiraheli. Arajanwa ngo aje i Babuloni, agenda yitwaje Imana. Ngo agezeyo aba umuhereza w'ibwami, ngo akazazana icyayi ngo akabiheza umwana. Ngo ariko yari umusore ugaragaza ibyishimo, yagiraga ibyishimo cyane. Mu mwami gusa yamubona mu maso bakamuha icyayi neza nezerewe, akakinywa neza cyane. Nehemiya uri umugabo yumva amakuru y'iwabo, baramubwira ngo yewe Nehemiya iwanyu harasenyutse, amarembo yawe yarahiye, guhera ku rugezi ukagera kuno Kabura, amarembo yarahiye neza neza zarangiye. Yerusalemu harasenyutse, ugomba kujya kubaka Yerusalemu. Nehemiya ngo yumvise amakuru y'iwabo ararira. Nehemiya ararira, arizwa nuko
ibintu bizabitubiza ni ibi. Shaka Imana, bizwe n'umurimo w'Imana, ugomba kubaka kandi ugakomera. Nashatse ngo tuganire kubaka igitaramo kigomba kugira inkingi. Inkingi ya mbere ni ugutekereza umurimo w'Imana. Ese wakomera gute? Ufasha abaneziri ugateranya no za Shekina n'abandi bayumbe n'abandi banyamasengesho n'abakirisitu. Umurimo w'Imana twubaka. Twubaka. Ugashyiraho n'abapasiteri aribo batanze, ugashyiraho n'abakorari. Tukava muri izo ngizo zose tukisha kubaka umurimo w'Imana. Nehemiya bazubaka umurimo w'Imana. Arangije ngo ajya ku mwami aramubwira ngo mu burenganzira uruhushya ngende. Umwami aramubwira ngo se ko waje urakaye mu gitondo n'iki cyaba? Aramubwira ngo numvise amakuru y'iwacu, numva barahiye, numva ishaka ryo kujya kubaka umurimo w'Imana. Ubitiriye shaka yo kubaka Imana, kubaka umurimo w'Imana. Bene data, nimuze dukorere Imana, nimuze tugire umurimo, tugire ishaka ryo gukorera Imana. Tuze tugire ishaka ryo gukorera Imana. Mitume wake Mwokozi arangije kubaka ikintu cya mbere. Umwami yaramubwiye, yamwandikira urwandiko, aramwandikira ngo aho uzagera hose nguhaye uburenganzira, uzagende wubake. Ijambo rya kabiri, amuha uburenganzira bwo kujya kubaka. Amuha ibwami, amuha uburenganzira, amuha n'urwandiko. Urwandiko yamuhaye ngo rwari rwo kujya gutema ibiti n'ishaka kugira ngo azabone aho azashinga ibiti. Urwandiko rwo kujya gutema ibiti zo kubaka. Zanibano kugira ngo batumire Pawulo nawe yinjire mu gitaro. Ni ukuri kose. Amen. Nawe yinjire muri icyo gitaro kandi bari banezerewe, ariko babwira Pawulo ngo nawe ngwino turagutumiye mu gitaro. Iwacu hariya muri Karangasi yarayinyeganyeje sente kabisa. Konderesha
yarayinyeganyeshe kamuhamagara ku cyumweru ngwino dutaramega ngwino kabisa akaza hariho n'abantu bacuranzi bagakuma bagashaganya naje gashaganya igitaro dushaganya imana gutya uzuringinga wibwire kugira ngo yubake umutima wawe yubake ubuzima bwawe iguhindure amateka ihindure ibihe byawe ihindure ubuzima bwawe ihindure iminsi yawe amateka y'igitaramo igihe cy'igitaramo nicyo guhindura hakaba ibintu bihinduka umva amakuru y'igitaramo ni ukuvuga ngo basenze mu gitondo n'abasenze nimugoroba n'abandi basenze igitaramo kiza gihindura bakaza bavuga amakuru wese muzi byabaye amakuru y'igitaramo niko bizabimera mu gitaramo igitaramo hariyo abongereza bazabavuga ngo ni guteranya miningi hajya ngo ni iki ngo ni umusobanuro hajya ngo muraza gusobanukirwa nguko bimeze cyangwa bakavuga ngo signification aha siko bazavuga aho iyo bavuze ngo signification cyangwa bakavuga ijambo ngo miningi yanyu muraza kwishakira hari igitaramo kiza gisobanura ubuzima kigasobanura ibitaro nicyo kigira signification ubuzima bwawe nicyo kigira minini ubindangara bahuye ku 19 kabiri 19 ariko Sanibalati w'Umwamoni na Tobiya ukora w'Umwamoni yego soma tubese na Geshemu w'Umwarabu babyumvise baraduseka baradushinyagurira baratugaya bati ibyo mukora ibyo ni ibiki yego murashaka kugomera umwana maze nabasubiza nti Mana nyir'ijuru niyo izatubashisha icyo kizatuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka ariko mwebwe nta mugabane nta buryo nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. nta mugabane nta buryo nta n'urwibutso mufite muri Yerusalemu. Iki gitaramo noneho hari ibyo kiza kitwibutsa ako karirimbo kaje mu rurimi rw'ikinyamahanga yaciye muri Kongo kageza kavuga n'akarefure gatoya kageza kavuga ngo guno muhumanano rwangengeza muhumanano bw'abahigo ngo iri teraniro muriranyibutsa ngo irindi teraniro tuzaba mu ijuru. Iri teraniro dufite aya masaha ni ukuvuga ngo ko riratwibutsa igitaramo tuzataramamo iteka ryose. Arababwira ngo nta mugabane nta n'urwibutso nta n'ubutane mufite muri Yerusalemu twese tuzayibamo. Misisi wacu si wacu misisi wacu si wacu misisi gikomeye cyane ni Yerusalemu yo mu ijuru turimo dutegura mu buzima bwacu tuzoyiba mu iteka irimo bakimiyoni n'abandi benshi batarama Imana irimo basura batarama bagatarama mu gaca bagatarama mu bwira abo ngabo barashaka gutegereje natwe umunsi umwe tuzabamo kandi tuzatarama tuzakomeza kubana
Nehemiya ibice 3:35. Kandi Tobiya w'Umwamoni yari kumwe nawe, aravuga ati ibyo mubaka ibyo ingunzu n'ijurira izabisenya, iyo nkike y'amabuye. Nuko ndasenga nti Mana yacu, umva uko dusuzuguwe, ibitutsi badututse aba ari byo bihaba. Ubatange banyagwe, bajanwe mu gihugu babe abanyagana. Amen. Iyo twubaka umurimo w'Imana hari ibidukanga, hari n'ibidutera ubwoba. Uwo nguwo ni Tobiya na Geshemu. Abo kandi bari bafite umugabane, ariko gusa bazana iterabwoba. Mu murimo w'Imana haba iterabwoba, abantu bakagukanga, ibihe bikagukanga, isi ikagukanga, ibyo zose bigashaka kukunyeganyeza. Ariko komera, shikama, kubera kuko ufite umugabane mu gihugu, ufite umugabane mu gihugu. Haleluya. Nehemiya ngo tuzubaka, babonye ko yananiranye. Nehemiya yananiranye, baramutumira kugira ngo baze noneho bahure baganire. Baramutumira baramubwira ngo uzaze duhurire mu kibaya cya Ono, niturangiza tuganire kuri ibyo ngibyo. Ariko Nehemiya bakurinzira ku murima, arababwira ngo ndakora umurimo ukomeye, ngo nta mpamvu yo kumanuka ngo mbasangire ubutake mu muhanda. Nta mpamvu. Hungisha hungikiri usangizwe, hungisha hungikiri usangizwe. Bwana siwe. Amen. Hariya ninde musore wahunze icyaha yambaye ukameza? Yosefu yambaye ukameza, mbese ngo akuramo n'ishati, kuri igikoti niyo yamarisiga kubera icyaha gusa ariruka. Arahunga icyaha. Ariko Nehemiya aramubwira ngo nta mpamvu yatuma amanuka ngo basange mu kibaya cyaho nakora umurimo ukomeye. Ngo kandi aramubwira ngo Imana nyir'ijuru ngo ntizatubashisha gukora umurimo w'Imana. Dufite Imana itabara. Irinda Nehemiya mu kubaka, iramurinda. Nimurinda Senibalati na Tobiya bari bafite umujinya mwinshi wo kurimbura Nehemiya kabisa. Nehemiya arubaka. Ai, vamos aquilo chega aqui mozano nesses zake
jewe navuye hariya muri Kongo nitwa Muhire Olivier Ndumuguza sengera muri Kalvari. Mfite impamvu nakuyeho microphone iye kubabwira ikintu gikomeye. Hariya hari ibintu bikomeye cyane. Tugiye gusenga Imana ikirere gikize, ariko uzikuba ngo uri mu wawe, wicaye mu wawe, indege iraje irakurashe n'abana bose barakuza. Tubwire Imana nguma ibi turabyanze, kandi Imana nigeze kuyibona neza hariya. Ndayibona umunsi umwe turi mu giterane, Rugina aravuga ngo hano ivurije itufite ntari, aratubwira ngo tugiye twayi hanze mu giterane, aratubwira ngo hano hari ijuru ngo ribanze muri nk'abasenga, imvura n'ukuri yamye tuzenguruka. Tubwire Imana mu Mana kiga kino kirere kandi irabishobora. Igitaramo nabonye hano, oya jewe mfite kino gitaramo se nota ikindi gitaramo Nehemia ndamukunda cyane. Ijambo rya mbere Nehemia yabaga ibwami kandi yari umuhereza, yageze ahereza icyayi, yari umukozi ari gusenga Imana. Imana imuha kubaka ibintu bikomeye. Niba wubatse Yerusalemu kugeza yuzuye, yubaka amarembo yari yasenyutse, yubaka inkike, yubaka ibihe, Imana iragaruka. Imana yongera kugaruka muri Yerusalemu, harongera haravuga. Igitaramo kiratubakiye. Iki gitaramo kiratubakiye. Izaba zasenga umunsi birubakwa, izaba zarananiye birubakwa. Uyu munsi hari ibintu bihinduka mu buzima bwawe kubera igitaramo, kubera impamvu y'igitaramo. Imana yacu Yeah.
igihe cyayo iyo kigeze izi kugenera ibyo yakugeneye byose izi bizana zose ikabishyira mu buzima bwawe. Nehemiya Imana yari yaramugeneye kubaka, igihe kiba kigeze imuha imbaraga, kandi yarakugeneye iguha n'uburyo, iyo yaguhaye misiyo iguha n'uburyo, iguha ubushobozi, iguha amafaranga, iguha ibihe, biragabanuka ukabigeraho. Kandi Yerusalemu ikubakwa, Yerusalemu yawe ikubakwa, Yerusalemu yawe ikubakwa. Akileta umoja kabisa kabisa, ikubakwa ikubakwa. Haya wavuze ngo dere yarafite kabisa ikubakwa kumva iki ikubakwa Yerusalemu ikubakwa. Komera komera lazima komera mushaki zima komera mumia zima Yerusalemu yawe ikubakwa Yerusalemu yawe pamoja wakisema tulijenge kanisa, ntabwo ntinda kuko Imana yadusuye. Iyo minota isigaye reka tupange, tubanze gupange turebe uko dusenga. Bwana asifiwe. Kariya karere ndi mukazi sawa, ngiye kukabapangira ni ukuri rwose. Turamanutse neza, turahera mu mugezi, tuzamuke turenge hariya bamwe gutambika sheni na mitumba, tuzamuke neza turenge kuno tutambike tugere mu mfurere, tuzamuke twaba tuzamuka neza tuzamuka tona za mimu. Imana yacu uyu munsi ndakubwiye, uyu munsi tuzamuka abacuranzi iyo bari hano biba bimeze neza, ariko iyo bavuye hano hari ibintu biza bibacikitaho ntibikagukirikita. Ibyo zose tugushyize mu maraso ya Yesu. Imbaraga z'Imana zikube hejuru kandi uzakomeza gutyo n'abagenzi bawe bose. Ni ukuri muza gukomera kuriya hariya harimo imbaraga zirimo zikiza igihugu. Ahasigaye nimuze tuzamuke tuvuge ngo Petero na Yohana wari baripenda uko Petero
tubikora neza bamwe baturukaga nkiriya gutaha bama dukora umurongo namwe bakora mukora umurongo neza uza wamuvuga ngo iri rembo narifunze Nehemiya yabwira abantu iwabo arababwira ngo bagiye gusana yego arababwira ngo umuntu agasana irembo rimwegereye mureke kuja gusana ay'abana kandi ibishimbo byari zabaye byinshi niturangiza tugende muri iyo nama maze dusenge Thank you.